ageze kuri Petero amwigirizaho nkana, ngaramufata amugira igisuzuguriro, atanga itangazo rebone kota, banashyizeho n'ibihembo bavuga ngo uzamubona azaturangire. Amugira igisuzuguriro, atanga itangazo rivuga ngo wa wundi bita Petero namufashe ejo nk'iki gihe tuzabyawe birarangiye. Biranashoboka ko na Satani nawe ubwe yumvaga ubuzima bwawe bushyize hasi. Oya, hari Kristo, hari Imana ifite ingabo nyinshi ziturwa. Mwiza, Imana ikomeye, Imana yadukunze tudakwiriye, Imana ituzi kuruta uko twiyizi. Ndagushimye cyane, ndaguhimbaje Yesu ko wongeye gukora ibitangaza kuri inshuro, tukongera kugera imbere y'izi kamera neza y'Imana TV. Ndasenze kugira ngo Mwami ukora imirimo, ukora ibitangaza, ntaba ari nge ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mwami Yesu, nciye bugufi kugira ngo nkoreshe ibyo ushaka, uvugire muri nge, ukorere muri nge, imbaraga zawe aba arizo zikora, umwuka wawe aba ari uvuga, ntaba ari aka kanwa kanjye kavuga. Mu izina rya Yesu nkubise hasi imbaraga zose za Satani, nkubise hasi imbaraga z'umwijima, nkubise hasi buri mbaraga yose yahagurukira kurwanya ijambo ryawe. Mwami, iyo mbaraga ndayikubita hasi, ndayinaniza mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenze ngo Mwami uganze, weshe icyubahiro, ntaba ari nge ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amen. Mahoro n'imigisha bibane nawe wowe uduteza amatwi, udukurikirana buri munsi kuri izi kamera za televiziyo Ineza y'Imana TV. Turakwakiriye, tuguhaye ikaze. Imana ikumpera umugisha mwene data, ndagukunda kandi ndagusengera kugira ngo buri munsi nguhorane. Ndakwishimiye, hakira umugisha uturuka ku Mana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Rero ngiriye umugisha wo kubana nawe. Imana yampaye amagambo meza ngo nze mvugane nawe. Haleluya. Rero ni iby'igiciro gikomeye cyane kongera gukorera Imana. Gukorera Imana nta gihombo kirimo. Gukorera Imana n'umugisha ukomeye cyane nakwifuriza ko wagira, kandi gukorera Imana ni ikintu cyiza nakwifuza ko waraga abana bawe, abazagukomokaho, abazakwizereramo bose bakazagira umugisha wo kumenya Imana wamenye, kandi bakayitinya, bakayikorera, bakirinda ibyaha ndetse n'ibisa nabyo. Kuba mu Mana rero ibanga rikomeye ryo kugendana n'Imana ni ugukiranuka. Ni ugukiranuka ukanga ibibi, ukagendera mu nzira nziza, ugakora ibyo kwizerwa na Kristo. Kandi si byiza ngo wumve yuko wahamagaye ngo uze kunezeza abantu, wahamagaye ngo uze unezeza Imana. Nunezeza Imana nayo izakohereza mu bantu igenda ibakwemeza. Abantu rero nibo bishe Yesu, abantu nibo bishe Yesu, abantu nibo bishe Yesu, Abayuda, ubwoko bw'iwabo nibwo bwishe Yesu. Rero ntuzaze muri uyu muhamagaro mwene data ndakubujije uje kunezeza abantu. Niwo mutego uzaba ukomeye cyane uzagwamo. Igihe cyose uzaza muri uyu muhamagaro uzanywe no kunezeza abantu, niwo mutego uzagwamo. Ndagukunda, ndagusengera, kandi nkwifuriza ibyiza byose Imana itanga. Imana iduhana umugisha. Kadusome ijambo ry'Imana riri mu Byakozwe n'Intumwa ibice 12 ku murongo wa 11. Tuhasome mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana riravuga, titire y'amagambo iravuga ngo Herodi ashaka kwica Petero, marayika w'umwami, marayika aramukiza. Marayika aramukiza. Ku muri 11 aravuga ngo Petero agaruye umutima aribwira ati, noneho menye by'ukuri yuko umwami Imana yatumye marayika wayo akaza kunkura mu maboko ya Herodi, mu maboko ya Herodi, akankiza iby'ubwoko bw'Abayuda bibwiraga byose. Kadusubiremo mu izina rya Yesu. Bibiliya iravuga ngo iki? 12 ku murongo wa 11 aravuga ngo Petero agaruye umutima aribwira ati, noneho menye by'ukuri yuko umwami Imana yatumye marayika wayo akankura mu maboko ya Herodi, akankiza iby'ubwoko bw'Abayuda bibwiraga byose. Imana iduhana umugisha. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ndashima Imana cyane. Ndashima Imana ku buntu bwayo yaduhaye. Ndashima Imana ku gakiza yaduhaye. Ndashima Imana ko yadutoranyije kugira ngo tuyikorere.
abanyumva mwese aho mukiri mu rugendo rwo gukizwa no gukiranuka, ndabinginze ngo mwe kurekura, muri Kristo Yesu haracyarimo ubutabazi. Abantu mwese mu nyumva muri kurwana intambara, muri guhura n'ibihe bikomeye byo gukorera Imana, byo gusenga Imana, nagira ngo mbabwire ngo mwe gutakaza Kristo. Yesu aracyakora, Yesu aracyakora, Yesu aracyari umwami, Yesu n'imbaraga z'abizera. Haleluya. Imana rero iravugana nawe iki muri aya magambo? Mukozi w'Imana Petero ni umwe mu ntumwa za Yesu, umwe mu ntumwa za Yesu zagendanye na Yesu. Yari afite ibimenyetso simusiga ko Yesu ari umwami, yari afite ibimenyetso simusiga ko nta kintu cyamutandukanya na Yesu. Yesu rero agenda yasize ikintu gikomeye mu ntumwa. Yarababwiye ngo simbasize nk'imfubyi cyangwa se ngo mbahanahane, mbasigiye umufasha. Umufasha ari wo Mwuka Wera, azajya abafasha muri byose. Ntabwo Yesu agenda yadusigiye business ku ntumwa, ntabwo agenda yadusigiye amazu meza, ntabwo yadusigiye ibintu bifatika bigaragara amaso yawe areba cyangwa se amatwi yawe yumva. Icyo Yesu yasize, cyo Yesu yadusigiye Umwuka Wera. Petero yabajije Yesu, aramubaza ngo mwami, ese ndagushima kugiye kandi ukaba udusize, ni iyihe mpamvu ugiye? Ese ni igihe wenda kugarurira ubwami muri Isiraheli? Ni igihe wenda kugarurira isi icyubahiro k'isi yasuzuguwe cyane? Haleluya. Icyo Bibiliya ivuga, icyo umugambi w'Imana uvuga, icyo Imana yantumye ntabwo ari ikindi, ni ukongera guhumuriza umutima wawe unaniwe, ni ukongera kukubwira ngo Yesu aracyakora, Yesu ni umwami w'abami, Yesu ashobora byose. Haleluya. Yesu areba Petero, arahindukira aramubwira ngo Petero, ibyo ntabwo bibareba, ibyo ntibinakureba na gake. Haravuga ngo ibyo si ibyanyu rwose, nta nubwo binatureba. Iby'isi niyo mpamvu umukristo umwe yagiye mu mwuka akavuga ngo ngewe ndabihinyuye, sigaye nkumbura cyane gakondo yo mu ijuru, sigaye nkumbura kuzabana n'umwami Imana. Yesu aramubwira ngo si ibyanyu kumenya iby'iminsi n'ibihe data yagennye, ni ubutware bwe wenyine. Icyo akora, muzahabwa imbaraga, Umwuka Wera nabamanukira, muzaba abagabo nyabagabo bo kumpamya. I Yudaya, i Yerusalemu, i Samariya, ku mpera y'isi hose muzaba abagabo. Umwuka Wera rero afite akamaro gakomeye ko guhamya Kristo muri wowe. Umwuka Wera afite inshingano yo kwamamaza Yesu ku isi. Umwuka Wera uri muri wowe ntabwo ari umwuka wo guceceka, ntabwo ari umwuka wo Umwuka Wera afite akazi, arakuyobora, araguha ubwenge, araguhishurira, aragutegura. Umwuka Wera, ndakwifuriza kongera kugira ibihe byo kugendana n'Umwuka Wera. Haleluya. Icyo Bibiliya ivuga, icyo ijambo ry'Imana riri kuvuga ni ikihe? Petero yamamaza Yesu, ntabwo yamwamamazaga nk'utamuzi. Kwamamaza Yesu kwa Petero kwatumye ngo umwami Yesu yamamara, ngo yamamara mu gihugu cy'Ubuyuda, Yerusalemu, ahantu hose aramamara. Ngo noneho ngo uko Kristo yamamaraga, ngo niko ngo aba bategetsi b'isi barushagaho kwibaza ngo ariko uwo muntu ninde, uwo muntu ninde, ubundi kubera iki? Rero kwamamaza Kristo kwa Petero kwatumye icyubahiro cya bamwe bari barigize Imana kigenda gikubitwa hasi kirananirwa. Noneho bajya inama, uyu mwami bitaga Herodi ntabwo yakundaga abakozi b'Imana, ntabwo yakundaga abamamazaga Kristo. Amanza gukora geste ya mbere, afata uwo bitaga Yakobo wabanaga nabo,
amwicisha inkota ngo yumva biraryoshye, ngo yumvishe bimuryoheye, amaraso y'abakristo amuryoheye, aravuga ngo reka niyongeze na Petero. Ageze kuri Petero amwigirizaho nkana, ngo aramufata amugira igisuzuguriro, atanga itangazo rivuga ngo wa wundi bita Petero namufashe, ejo nk'iki gihe tuzamufata tumwicisha inkota. Ngo biramenyekana ko Petero umukozi w'Imana yaguye mu gaco, yaguye mu maboko ya Herode. My friend, inshuti yanjye unyumva, ngo abitorero bagira umwete wo kumusengera, bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Amasengesho y'abitorero arazamuka, aragenda agera ku Mana. Abitorero baravuga ngo oya, Petero ntago agomba gupfa, Petero turacyamukeneye, Petero turacyamushaka, Petero turamukunda. Petero ntago agomba kwicishwa inkota. Manura Imana ikomeye, barasenga. Uko basengaga amasengesho yabo arazamuka agera ku Mana. Imana yumva gusenga kw'abitorero. Petero ngo yaraboshwe amaguru, ngo yaraboshwe amaboko, ngo yarahambiriwe inyuma, ngo yari yamaze kwiyacira. Pirizo bari bamushyizemo hari amabariyeri agera muri 3. Muri bariyeri ya 3 kandi buri bariyeri yose yari ifite umurinzi, bose bari babaye maso. Petero yarari bavuga ngo reka ndebe Imana yabo ahiri. Nako Herodi yararimo avuga ngo reka ndebe Imana yabo ahiri. Herodi ubwo yararimo aryamye asinziriye, bigeze mu masaha y'isa 9 Imana yohereza marayika wayo, aramanza aramanuka asinziriza abarinzi. Mu gusinziriza abarinzi arazagera kuri Petero, amugezeho amukoma mu mbavu. Iminyururu yose ngo yari muriho iradohoka, iracika. Hari ibintu bikuriho, hari ibintu bakubohesheje, hari ibintu biguhambiriye bigiye kukuvaho mu izina rya Yesu. Hari iminyururu yari iri ku rushako rwawe igiye kukuvaho mu izina rya Yesu. Hari iminyururu yari iri muri future yawe, daimoni zavugaga ngo ntabwo uzigera ugera hariya, ntabwo uzigera uburiya. Ariko reka nkubwire, Imana ivuga itangiriro ifite n'iherezo. Petero marayika araza amukoma mu mbavu, ngabyuka n'ingoga, aramubwira ngo kenyera. Amuha umwitero, anamuha no kongera gufata inshingano. Uriya mwitero ufite icyo uvuga, nuriya mushumi nawe ufite icyo uvuga. Bari bamwambuye icyubahiro, bari bamwambuye ikuzo, bari bamwambuye buri kimwe cyose. Nta kindi kintu cyari gisigaye. Iyo umwanzi wawe agiye kukurangiza, amanza kukwambura buri kintu cyose, amanza kukugira umunyantege nkeya, amanza kumenya password yawe, amanza kumenya weakness yawe. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo mu bintu bya mbere Imana ikugaruriye, Imana igaruye password yawe, Imana igaruye imbaraga, Imana irongeye ikumereje agasatsi, Imana irongeye igarutse ku buzima bwawe, Imana irongeye igarutse kurwana niyo mbaraga yari ihambiriye ubuzima bwawe, yari ihambiriye icyo gitangaza cyawe mu izina rya Yesu. Petero ngabyuka n'ingoga, arakenyera, arongera agaruka mu bihe bye. Amarayika arongera amubwira ngo nkurikira. Arangije gukurikira, amukurikira arimo yibyiringira mu maso, avuga ngo nanjye noneho navangirwa. Izi nzozi ngo baciye ku barinzi ba mbere, Petero ngo ntiyemera yuko ibyo bintu biri kuba. Ngo baciye ku ba 3, Petero aravuga ngo izi nzozi nazo ndi gukabya. Ngo ageze ku ba 3, ngagaruye umutima, abona ukuntu ngo basinziriye nk'imirambo. Ngagera kuri urwo rugi, ngabona ukuntu rwifunguye, ngo rwari urugi rw'icyuma, ngabona ukuntu rwifunguye. Aravuga ngo noneho menye neza yuko Uwiteka ari kumwe nanjye, menye neza yuko Imana iri mu ruhande rwanjye, menye neza yuko Imana igiye kuntabara, menye neza yuko Imana yanze agasuzuguro. Ndavugana na Petero neza amatwi. Hari ahantu Imana igiye kukuvana, hari ahantu Imana igiye kugukura, hari ibintu Imana igiye kuguteruramo. Lebore yasikete kostikas. Agaruye umutima, aribwira ngo menye neza noneho yuko Uwiteka ari kumwe nanjye,
yuko Imana iri mu ruhande rwanjye, yuko ariyo yatumye marayika wayo akaza kunkiza, akaza kumvana, akaza kunterura aha hantu. Mvugane nawe, hari imbaraga zari zikuboshye zigiye kukurekura. Hari ahantu umaze igihe kinini cyane warashyizwe, Imana iravuze ngo ugiye kuhava. Hari ibitero bikomeye cyane umaze iminsi urwana nabyo, Imana iravuze ngo ibigusohoyemo. Hari urugamba rutari rukoroheye wari uri kurwana, Imana iravuze ngo irakurwaniriye. Wari urimo ureba impande n'impande ukabona uragoswe. Herodi yari ari kurwanya ubuzima bwawe, Herodi yari yafunze buri kimwe cyose, Imana iravuze ngo irakurwaniriye. Hari Imana ndimo numva mu buzima bwawe igiye kumanuka ikarwana n'iyo mbaraga. Imana yohereje marayika wayo, marayika wayo amanutse ku buzima bwawe, marayika wayo amanutse muri iyo bizinesi, marayika wayo amanutse muri iyo famiye. Birashoboka ko bakwanze, baragutaye. Herodi yaba umurozi, Herodi yaba karande, waba uwo mwuka wo mu muryango ukugenza ukurwanya, ngo agaruye umutima, aravuga ngo noneho menye neza yuko Uwiteka ari kumwe nanjye, menye neza yuko Imana umwami w'abami iri mu ruhande rwanjye, yuko ariyo yatumye marayika wayo akaza kunkura mu maboko ya Herodi no kunkiza iby'ubwoko bw'abayuda bibwiraga. Reka mvugane nawe, Imana igiye kukuvana aho hantu, Imana igiye kugucomora aho hantu bagushyize, Imana igiye gutesha agaciro izo mbaraga bakushyizemo. Hari ikintu Imana igiye gukora kikanyeganyeza imigambi y'abadayimoni ku buzima bwawe. Hari ikintu Imana igiye gukora kigasenya imfatiro z'ikuzimu. Hari ikintu Imana igiye gukora kigahindura ubuzima bwawe. Aho hantu birashoboka ko bazamuye amatangazo, birashoboka ko banashyizeho rebone kota, banashyizeho n'ibihembo bavuga ngo uzamubona azaturangire. Ariko nagira ngo nkubwire ngo Imana iteseza agaciro imbaraga za Herodi. Abantu badushyiraho ibiguzi mu bwihisho, Imana iduhaye bakadushyiraho za maneko. Uzamenyera ahantu atuye azambwire. Oya, uyu munsi nta wundi ubivuga, ni njyewe. This is me, ni njyewe ndi kukubwira. Iyo mbaraga igufitira kurekura mu izina rya Yesu. Uwo mwuka wo mu miryango y'iwanyu, ninde ubyara zivamo? Ni wowe. Ninde ushaka byageramo hagati ubukwe bugapfa? Ni wowe. Ninde wabyariye iwabo? Ni wowe. Ninde ucuruza agahomba? Ni wowe. Uwo mwuka ndawurimbura, uwo mwuka ndawutwika, uwo mwuka ndawirukana mu buzima bwawe. Imana ikuvanye mu maboko ya Herodi, Imana iguteruye aho hantu bari baragushyize. Herodi yibwiraga yuko ibya Petero, reka nkubwire, birashoboka ko yageze kuri Yakobo akamwica. Oya, wowe ntabwo urimo. Nayo nkubwire ngo ntabwo uri mu nyongezo yo kumva ngo arashaka kukwiyongeza ngo anezeze abayuda. Ntago Imana ibyemeye. Imana irabyanze mu izina rya Yesu. Imana irabyanze mu izina rya Yesu. Ndakubona hari indi mbaraga y'Uwiteka ikujeho. Hari abantu bibwiraga ngo ibyawe birarangiye. Biranashoboka ko na Satani nawe ubwe yumvaga ubuzima bwawe bushyize hasi. Oya, hari Kristo, hari Imana ifite ingabo nyinshi ziturwanirira. Nayo nkubwire ngo muri iyo situation, muri icyo kibazo cyawe, muri izo ntambara ze, muri ibyo uri gucamo, Imana yohereje marayika. Imana yohereje marayika wo kurwana n'uwo mwuka wari warakuzengereje, akira kubona ubutabazi. Rebonesta, hari icyo bita televasiyo rapide. Imana yohereje ubutabazi bwihuse ku buzima bwawe. Wowe unyumva unteze amatwi, akira ubutabazi bwihuse. Lebosi kostika siwini my phone. Petero aravuga ati Imana yohereje marayika, Imana yohereje marayika, Imana yohereje marayika.
muri icyo kibazo cyawe Imana yohereje marayika, muri ubwo burwayi bwawe Imana yohereje marayika, muri izo ntambara, muri izo ngorane wowe umaze iminsi urwaza ibintu byaragucanze, urwaje umwana, Imana yohereje marayika. Wowe wabuze ibise, Imana yohereje marayika aje guca izo nzingo. ndi kubona Imana yohereza marayika. Wa mushomeri wowe unyumva uri hanze, uri muri Canada, Imana yohereje marayika. Aho ngaho mu Bubiligi Imana yohereje marayika. Aho mu Bufaransa Imana yohereje marayika. Aho ngaho muri Amerika akira marayika Uwiteka koherereje. Ni bosika yini mayifo. Imana icagaguye iyo minyururu, Imana iturikije iyo minyururu bari barakubohesheje bavuga ngo ntuzabyara. Imana iciye iyo minyururu bari barakubohesheje bavuga ngo ntuzigere ugira umunezero mu rushako. Ni Imana iciye iyo minyururu bari barakubohesheje bavuga ngo ikintu cyose ukora kijye giferinga, kijye cyanga. Ndagira ngo nkubwire ngo akira messenger, akira intumwa y'Uwiteka Imana yohereje mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Iyi message ni yawe. Imana yohereje marayika. Haleluya. Petero arasohoka. Herodi abyutse mu gitondo yibwira ngo agiye kurangiza Petero, asanga abarinzi barimo baragona, asanga imiryango yafungutse. Umwanzi wawe agiye gutungurwa no gusanga hahandi yagushyize utagihari. Umwanzi wagiye gutungurwa no gusanga bya bindi yagambiriraga mu mutima we, rwa rupfu yashakaga kuzakwica atari rwupfuye mu izina rya Yesu. Haribwira ati byagenze bite? Arangije babantu nkuko yari yabateranyije, yari invitation, byagombaga kuba ko bagombaga kuza, ariko akomeza kubeshya ngo abantu baravuga ngo noneho yigize Imana. Abantu noneho ntago ari Herodi gusa turumva ari kuvuga nk'Imana. Imana ngo irabyumva ko gasuzugurira kanga, irongera yohereza marayika amukubita urushi agwinyo. Hari ikintu nshaka kukubwira, igihe kirageze nk'imbaraga z'umwanzi wawe zirangire. Igihe kirageze nk'imbaraga z'ibyakurwanyaga zijye hasi, akira kubigendera hejuru. Nasomye ijambo rirambwira ngo Umwisiraheli wa nyuma agishingura ikirenge mu nyanja itukura, nibwo umunyegiputa wa nyuma yaragikandagiza ikirenge mu nyanja itukura. Aha Imana ibera agatangaza, ibwira Abisirayeli bavuga ngo nimuhindukire murebe. Irangije ifata amazi irongera irayahuza. Abisirayeli babona intumbi z'abanyegiputa zireremba, ng'Imana ikunkumura ingabo z'abanyegiputa imbere y'Abisirayeli. Herodi wari uri ku buzima bwawe, Herodi wagenzaga ubugingo bwawe, Herodi wakurwanyaga. Usomye ijambo ry'Imana muri Matayo ibice 2 ku murongo wa 19, hari ijambo rivuga ngo Herodi amaze gupfa, marayika w'Umwami Imana araza asanga Yosefu mu nzozi, aramubwira ngo byuka usubize umwana na nyina mu gihugu cya Isiraheli, kuko abashakaga kumwica bapfuye. Ndavugana na Imana yishe Herodi. Imana ikuye umwuka wa Herodi mu buzima bwawe. Petero we, Imana iragutabaye. Petero we, Imana irakwibutse. Petero we, Imana ikuvanye mu maboko ya Herodi. Petero we, Imana iciye minyururu bakubohesheje. Petero we, akira kubona ijuru rigusanga aho ngaho bakuboheye. Imana yohereje marayika. Ibyari inzozi Imana ibihinduye impamo. Ngiye gusengana nawe. Ushobora kuba nawe uvuga ati nanjye ndi kumva meze nka Petero, nanjye ndi kumva meze nka Petero, ndi kumva ibihe ndimo, ndi kumva nkingiranywe, ndi kumva mboshwe, ndi kumva mpambiriwe, ndi kumva hari imigozi n'iminyururu indiho. Ndavugana nawe. Lebone stikeni mayifo. Birashoboka ko ubu tuvugana. Haleluya. Ubu nawe uratabawe mu izina rya Yesu. Ntago ari ibya kera, ni ibya none aha tuvugana. Imana iravuze ngo soka. Imana iravuze ngo vaho hano. Imana iravuze ngo hakira kubohoka. Imana iravuze ngo ukize indwara. Imana iravuze ngo iminyururu iracitse. Ariko wibuke abitorero bari bagize umwete, baranga baravuga ati Petero ntago agomba gupfa. Petero ntago agomba gupfa, kuko bamubonagamo umusaruro mwinshi. Ndakwifuriza kuba umumaro, kugera ahantu umera nka Petero, kugera ahantu igihugu kikabona yuko uri umuntu w'umumaro, kugera ahantu karitsiye utuyemo uba umuntu w'umumaro.
abantu bakubona bakabona ko hari ikintu umaze muri sosiyete. Nimba waramenye Imana byakumariye iki? Abitorero bagize umwete wo kumusengera kuko babonaga nibabura Petero baraba babuze umuntu w'ingenzi, baraba babuze umuntu wari ufite akamaro kanini muri sosiyete. Ndakwifuriza guhinduka nka Petero, ndakwifuriza guhagarara mu gihe nk'icyo yararimo, mu izina rya Yesu. Kadusenga n'Imana. Data, mu izina rya Yesu, Mana ikomeye, iri ni ijambo ryawe iraho tubwiye ngo Petero agaruye umutima, haribwira ngo menye neza by'ukuri yuko Uwiteka ari kumwe nanjye, akaba ariwe watumye marayika wayo akaza kunkura mu maboko ya Herode. Umuntu wese unyumva ashobora kuba ari muri bomboni, ashobora kuba ari muri sonde, ashobora kuba ari mu bihe bikomeye, ashobora kuba arwaye, ashobora kuba aremerewe. Uwo wese unyumva wizeye ijambo, ndamwoherezaho imbaraga ikiza. Ndasengera abarwayi ngo bakire imbaraga y'igitangaza ikiza indwara. Ndasengera abashomeri ngo bakire amavuta y'akazi. Ndasengera umuntu wese kugira ngo yakire impinduka. Ngo arabini osika inima, ngo Petero asohoka aho yari abohewe. Buri muntu wese unyumva ndamusengeye ngo yakire impinduka, yakire ubuzima. Uri mu byaha yakira agakiza mu izina rya Yesu.